yarampamagaye arambwira ko kabyara we mfasha. Ngiye aho bigeze byancanze. Mu minsi yashize natekereje gukuraho kujya gusambura inzu cyangwa nkureho inzugi n'amadirishya kugira ngo ndebe ko basi umuntu amvira mu nzu ndebe ko yagenda. Byaranze. Aravuga se ubu ndabigenza ute? Ubushize nari ndwanye nawe ndi kugira ngo muturumbure mu nzu amvire mu nzu ndebe ko inzu yanjye nayibyaza umusaruro kuko nicyo nayubakiye kugira ngo ndebe ko yagira amafaranga inyinjiriza. Umupangayi amaze ukwezi kumwe, amezi 2, 3, 4 ntanyishyura. Munyamategeko rwose mfasha umbwira icyo nakora. Rero ibi bintu nabyumvishe numva ni ibintu bitari bikwiye quand même. Niba ugiye gukodesha inzu ni byiza ko uyishyura, ariko se namwe mukodesha amazu ko hari uburyo amategeko ateganya ibi bintu, akaba yateganya ese niba ugiye gukodesha umuntu inzu mukorana amasezerano kandi hari ibintu biba bikwiye kuba bikubiye muri ayo masezerano mugiye gukorana kugira ngo bijye bikorohera ndetse nawe bimworohere igihe cyose, kugira ngo mutazagirana ikibazo. Nihanavuka ikibazo aya masezerano ubwayo afite uburyo azakemura icyo kibazo bihita birangira. Nkibaza uri landlord, uri umuntu ukodesha amazu, ugiranye n'umupangayi ikibazo, ukwezi kubaye ukwezi kumwe, 2, 3, 4 nta kwishyura kubera ko wirengagije gukora ibi bintu uko ngiye kubikubwira, kandi ni ibintu byoroshye utakora no mu saha imwe. Mwiriwe neza, reka dukomeze tubashimire mwe mwongeye kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nkuko mumaze kubimenyera njye ubahereza ibiganiro by'amategeko, ndi Elvis Cyubahiro, nkaba ndi umunyamategeko. Uyu munsi nkaba nabateguriye ingingo nziza cyane ivuga ku mupangayi aho hamwe na landlord cyangwa se abo twakita ba nyirimazu. Kuko muri iyi minsi hakunze kuvuka impaka nyinshi za ba landlord, ba nyirimazu hamwe n'abo bakodesha. Nkaba narabategura iki kiganiro nyuma y'aho umwe mu bakurikirana ibiganiro byaca ahangaha yampamagaye afite agahinda gakomeye, ari kumbwira ibibazo yanyuzemo cyangwa mu bibazo yari ari kunyuramo muri iyi minsi we n'umupangayi we, aho umupangayi yanze kuva mu nzu nyuma yo kumugiramo ibirarane bigera ku mezi 4 atamwishyura ndetse no kumukura mu nzu biba ikibazo. Aravuga se ukabyara we, iyi nzu nyihambure nyisambure nkuremo inzugi kugira ngo ayivemo basi bizagere gute birangire? Ndavuga ngo kugira musubize neza, reka mbakorere ikiganiro kibisobanura ndetse kivuga ese ku umuntu wakoze amasezerano akayakorana n'uwo agiye gukodesha inzu, aba agomba gukora amasezerano ameze ute kugira ngo atazamuteza ibibazo we n'uwo hagati ye n'umupangayi we. Cyangwa se turebe ese abantu bakodesheje nk'abantu amazu ntibakore amasezerano, ese itegeko ryo ribarengera mu buhe buryo? Niyo mpamvu nabateguriye iki kiganiro, nkaba nkushishikariza wowe uri gukurikira iki kiganiro gukanda subscribe kubera izi mpamvu 3. Gukanda subscribe burya ni umusanzu uba uduhaye, ni ikintu cyoroshye cyane kuko bigufasha igihe cyose twasohoye ikiganiro kukibona mu wa mbere, ndetse kikaba cyakugirira akamaro kikanagufasha bitewe n'ibibazo ushobora kuzacamo cyangwa bitewe n'ibibazo uri gucamo muri icyo gihe. Indi mpamvu ni ukugira ngo bijye bikorohera guhora ubona channel yanjye ko tubahereza ibiganiro buri munsi. Nugira ikibazo kijyanye n'amategeko bikorohere kumbona, unyandikire nguhereze ubufasha, inama cyangwa inyunganizi bitewe n'ikibazo ufite. Uyu munsi nk'uko nabibabwiye nkaba nabateguriye ingingo ivuga ese amategeko akemura ute amakimbirane avuka hagati ya ba landlord, ni ukuvuga ba nyirimazu ndetse n'abapangayi bakodesha. Reka twongere dusubire mu kanya tuganira kuri icyo kintu.
murakoze cyane. Tudatinze reka dukomeze n'ikiganiro cyacu tuganira kuri iyi ngingo nyamukuru ivuga ese amategeko akemura ute amakimbirane avuka hagati y'abarandirodi, bishatse kuvuga ba nyiri mazu ndetse n'abapangayi bakodesha. Mu minsi yashize umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro byacu tubahereza kuri YouTube channel yarampamagaye arambwira mfite ikibazo, mfite umupangayi nakodesheje inzu, uwo mupangayi ntago twakoranye amasezerano. Icyo twakoze ni uko twumvikanye ko muhaye inzu azayanyishyura itariki runaka, nkamuhereza n'agafagitire kagaragaza ko yanyishyuye ubukode. Ariko hashize amezi 4 yanga kunyishyura, nirirwa mwinginga nyishyura wowe kabyara we, wanyishyuye nkabona amafaranga yanjye ko nkeneye kwishyura abana minervare no gukora ibindi. Umupangayi yarananiranye neza, yirirwa mubwira nzakwishyura ejo, nzakwishyura ejo, nzakwishyura mu kwezi gutaha, nzakwishyura mu cyumweru gitaha, nkwishyurira rimwe, ayo mezi yose ntarakwishyura. Ariko yirirwa mukina, amezi amaze kuba ngo amezi 4 atamwishyura. Yarampamagaye arambwira wowe kabyara we mfasha, ngiye aho bigeze byancanze. Mu minsi yashize natekereje gukuraho kujya gusambura inzu cyangwa nkureho inzugi n'amadirishya kugira ngo ndebe ko basi umuntu amvira mu nzu, ndebe ko yagenda. Byaranze. Aravuga se ubu ndabigenza ute? Ubushize nari ndwanye nawe ndi kugira ngo muturumbure mu nzu, amvire mu nzu, ndebe ko inzu yanjye nayibyaza umusaruro, kuko nicyo nayubakiye kugira ngo ndebe ko yagira amafaranga inyinjiriza. Umupangayi amaze ukwezi kumwe, amezi 2, 3, 4 ntanyishyura. Munyamategeko rwose mfasha umbwira icyo nakora. Rero ibi bintu nabyumvishe numva ni ibintu bitari bikwiye. Quand même niba ugiye gukodesha inzu ni byiza ko uyishyura, ariko se namwe mukodesha amazu ko hari uburyo amategeko ateganya ibi bintu, akaba yateganya ese niba ugiye gukodesha umuntu inzu mukorana amasezerano, kandi hari ibintu biba bikwiye kuba bikubiye muri ayo masezerano mugiye gukorana kugira ngo bijye bikorohera ndetse nawe bimworohere igihe cyose, kugira ngo mutazagirana ikibazo. Nihanavuka ikibazo, aya masezerano ubwayo afite uburyo azakemura icyo kibazo bihita birangira. Nkibaza, uri landirodi, uri umuntu ukodesha amazu, ugiranye n'umupangayi ikibazo, ukwezi kubaye ukwezi kumwe, 2, 3, 4 nta kwishyura, kubera ko wirengagije gukora ibi bintu uko ngiye kubikubwira, kandi ni ibintu byoroshye utakora no mu saha imwe, kandi ugatuza rwose, yazanga kukwishyura iyo nyandiko yonyine ikabikemura. Rero muri iki kiganiro mbere na mbere reka maze mbabwira ibyo ndibuze kubabwira ese amasezerano akorwa, amasezerano ya nyayo yagakwiye gukorwa hagati y'abarandirodi n'abo bakodesha amazu abakwiye kuba ameze gute? Ese abantu bakodesheje amazu ntibakora amasezerano ameze nk'aya ngiye kubabwira, cyangwa ntibakora amasezerano bo bakumva ko wari ugutanga fagitire wanyishyuye, bakumvikana ko iyi tariki ugomba kunyishyura nta bindi bintu wakoze? Ese itegeko ribivugaho iki? N'ubuhe buryo uwo muntu wakoze ayo makosa yayakosora kugira ngo yishyurwemo? Ibi nibyo ndibuze kubasobanura muri iki kiganiro. Ese turebe preyave, amategeko ayivugaho iki, turebe ibyo byose. Mbere na mbere reka tumaze turebe se ubundi ni ibihe bintu bikunda gukurura impaka hagati y'abapangayi na ba nyiramazu, abo twakita ba landirodi. Icya mbere gikunda gukurura impaka ni ibirarane byo kutishyura umwenda, byo kutishyura inzu. Ikirarane cya mbere, ntabwo wishyura amazi, uherwa kwishyura amazi mu kwa mbere, tugeze mu kwa 4 igosanga byirirwa biteza impaka. Yishyura inzu ariko amazi ntayo yishyura, yishyura inzu ariko umuriro nta kwishyura. Ibyo ntibikunda guteza ikibazo cyane, kuko hari ubundi buryo babikemuye, ugasanga nk'amafaranga yishyura n'ibyo byose biba birimo, bitewe n'uko yahisemo gukemura ibyo bibazo. Noneho ikindi kintu gikunda guteza impaka ni ukurenza amatariki yo kwishyura. Niba twaravuganye ngo kwishyura tariki 10 z'ukwa mbere, cyangwa tariki 10 za buri kwezi, ugasanga
ari kwishyura tariki 29, ugasanga ari kwishyura tariki 30, yatinze kwishyura, amaze igihe atishyura, cyari kwishyura tariki 15 cyangwa 20 atarishyura. Ugasanga nanone ibyo ni ibintu biteza impaka hagati ya ba nyiri amazu n'abo bakodesha. Ikindi kintu gikunda gukurura impaka ni uko nyir'inzu atanga inzu nuko ayisubizwa. Ugasanga aguhaye inzu yari irimo ibikoresho byose, amarangi arasize, ikintu cyose nta kibazo rwose, inzu imeze neza, ariko wowe mupangayi ugiye gusubiza inzu, niba yari iteye irangi ry'umweru hari aho ryabaye umukara, wanze gusubiza inzu nk'uko yayiguhaye. Ibyo byose ugasanga ni ibintu bikunda guteza impaka n'ibindi bintu byinshi ntavuze ko ngiye kubasobanurira uburyo wabigenza. Rero ikintu cya mbere nshaka ko tureba muri iki kiganiro, nshaka ko tureba ese umuntu ni ubuhe buryo wakoresha kugira ngo utazagira ikibazo wowe n'umupangayi wawe. Mugomba gukora amasezerano ameze ute? Icya mbere nshaka ko tubanza tuganiraho, akenshi hari nk'igihe hari utuntu, hari kamaze mbabwira utu dutrike dukeya dukunda kubaho, ugasanga nk'umuntu agiye gukodesha inzu, ayikodesheje urugero, hari n'igihe umuntu aba ari nyiri mazu agasigaho nk'umukomisiyoneri, akavuga ngo wowe ngushizeho uzajya unkodeshereza ibiki n'ibiki ukora, cyangwa umukomisiyoneri akaba yaza akakureba akavuga iyi ni gutya inzu imeze, ukaba wakora ikosa ryo gukorana amasezerano n'uwo mukomisiyoneri ukweretse inzu kuko ubonye ko afite imfunguzo. Nukorana amasezerano n'uwo mukomisiyoneri, nyiri inzu agakenera inzu ye, ashobora kuza akaguturumbura bagakuramo amasezerano yakoranye n'umuntu utari nyiri inzu. Biba byiza iyo ukoze amasezerano ukayakorana na nyiri inzu, apana kuyakorana n'umukomisiyoneri, cyangwa kuyakorana ngo n'umuntu ngo nuko usanze ko ari umuntu bayirindishije ngo uriho. Nimukorana amasezerano, aya masezerano ashobora kutagira agaciro, kuko amasezerano agira agaciro ari uko yakozwe hagati na nyiri umutungo n'ukeneye ubufasha kuri uwo mutungo, kuko amasezerano yakozwe n'umukomisiyoneri kameme ntabwo numva ukuntu yagira agaciro, kandi hari abantu benshi bakunda gukora ayo makosa. Rero ikintu nshaka ko tubanza tukora, ese ni ubuhe buryo wakoramo amasezerano meza akakugirira ntazaguteza ibibazo hagati yawe n'umupangayi wawe. Gukora amasezerano meza nuko igihe mukoze amasezerano mwandikamo igihe agiriye mu nzu. Mwamara kwandikamo igihe agiriye mu nzu, muri ayo masezerano hagomba kuba harimo ese kosiyo atanze ihwanye n'amafaranga angana ute. Ukarega ngewe kanaka nkodesheje inzu irimo ibikoresho bingana gutya. Hari abantu bakodesha inzu irimo ibikoresho, irimo intebe, irimo iki, ukandika ibyo bikoresho birimo niki, ikintu cyambe akantu ku kandi ukabyandika, cyangwa ukandika niba nta n'ibikoresho ukavuga muhaye inzu isize amarangi ameze gutya na gutya, amadirishya, inzugi zari zimeze gutya, binasanzemo bimeze gutya, ndetse ukabifotora ukabishyira ku mugereka w'ayo masezerano kugira ngo muzabirebereho nimurangiza ubimwereke, do ibintu nabiguhaye bimeze gutya, inzu yasaga gutya, umuryango wasaga gutya, bisa gutya, uri kubimereza bisa gutya. Akenshi iyo amasezerano akorwa mushyiramo na kosiyo. Iyo kosiyo imaze iki? Iyo kosiyo niyo kugira ngo igihe hari ibyo yangije bigufashe kubirepara. Mu masezerano mugirana uba ukwiye kwandika ngo kosiyo ampaye ni amafaranga angana ute. Ayo mafaranga ya kosiyo mukayashyiramo, mukandika uko angana, mukanandika ngo buri kwezi, buri tariki yo kuwa kangahe, tariki 10 z'ukwa kangahe, cyangwa tariki bitewe n'itariki agiriye mu nzu, agomba kuzajya anyishyura amafaranga. Ikindi kintu mukandika ngo uko amazi azajya yishyura, mukandika niba wenda bitari mu mafaranga yishyura y'ukwezi, amazi azajya yishyura amafaranga angana utya, umuriro azajya yishyura amafaranga angana utya, byose mukabyandikamo ndetse mukabishyiramo kugira ngo bitazabateza ikibazo. Kandi nanone kugira ngo iyo nyandiko igire imbaraga, mugatezaho kashe yo kwa noteri cyangwa mukayikorera kwa noteri kugira ngo bitazaguteza ikibazo. Ukamuhereza kopi imwe, nawe agasigarana kopi, indi kopi.
ubusanzwe usanga abantu bakorana amasezerano ntibayahereze imbaraga, bakandika ngo ngiye kanaka nkodesheje umuntu inzu iherereye aha ifite, akazanyishyura amafaranga angana gutya, akayampereza iyi tariki, akazajya yampereza iyi tariki, amazi, umuriro akabyishyurira, ntimubyandikemo, wenda akandika ngo ampaye kosiyo y'amafaranga runaka angahe cyangwa iki, ayo mafaranga akabyandikamo byose nyine ayumuhaye n'ibiki n'ibiki, ariko ntibafate amasezerano ngo bayakore neza ndetse bateremo kashe yo kwa noteri. Ni byiza ndetse ni ngombwa ko abanyarwanda mwese musobanukirwa imbaraga n'ingufu za kashe z'amasezerano ateweho kashe yo kwa noteri. Niyo mwanabikora mukoresheje twa dukayi twa musana mukoresha mukandika nkodesheje kanaka inzu, ni byiza ko mujya gutereshaho kashe kwa noteri, ndetse ayo masezerano ukayakorana na nyiri inzu, apana kuyakorana n'abakomisiyoneri cyangwa kuyakorana n'umwana ngo cyangwa iki. Yakorane na nyiri inzu, nibyo byiza. Ni abantu benshi batekereza ko niba bamuhaye preyave, urugero akenshi bakunda gutanga nk'iminsi 15, niba bamuhaye preyave y'iminsi 15, atekereza ko iyo preyave y'iminsi 15 ariyo kugira ngo nyine aba agomba kuyiberamo buntu. Niba baguhaye preyave y'iyo minsi 15, cyane ko iyo minsi 15 idateganywa n'itegeko, yibemo, ariko uba ugomba kuyishyura, ntabwo uba ugomba kugendera kuri ya kosiyo watanze ngo ngafitiyemo kosiyo, ngo nose niba mfitiyemo kosiyo ngo izo za preyave ngo nizibiki, ngo nzamwishyura iki. No, akenshi itegeko rivuga niba kuko amasezerano yanyu n'ubundi aba agikomeje, ubu kiba muri iyo nzu, niba mukoze amasezerano byiza, hari akandi kantu muba mugomba gushyiramo, mukandika mukavuga ngo ese ninkenera inzu yanjye uzayimereza, urugero niba ari landlord mukandika amasezerano, nindamuka nkeneye inzu yanjye nzabikumenyesha mbere y'iminsi 15. Iyo mbere y'iminsi 15 amasezerano aba agikomeje, abikubwira mbere y'iminsi 15 kugira ngo ubimenye, ya masezerano arangire cyangwa igihe cyo kwishyura kikarangira umuhereza inzu ye. Kandi iyo minsi 15 abaguhaye, cyangwa bitewe n'igihe mwabyumvikana, no kumvikana ko ari ukwezi cyangwa amezi 2, muba mugomba kubyumvikana ndetse mukabyandika. Cyangwa we uwo mupangayi akavuga ngo nindamuka nkeneye kuva muri iyi nzu nzabikumenyesha mbere y'iki gihe runaka, kugira ngo abayishakira umukiriya uyivemo wamaze nawe azi neza ko ugiye kuyivamo, apana byo gutura ku muntu ngo ngiye kuva mu nzu ngo ejo nzagenda. Ni byiza kubyandikamo. Noneho reka turebe, ese mwakoranye amasezerano yanga kukwishyura. Urugero mwakoze aya masezerano meza mbabwiye, mushiramo utudetaye akantu ku kandi kazagenga amasezerano yanyu, none ari gukubita amezi 2 atakwishyuye, amezi 3 atakwishyuye. Ese itegeko riteganya iki? Ushobora kwiyambaza umunoteri. None ureba umuhesha w'inkiko, uhita ujya kure umuhesha w'inkiko ukamwereka ya masezerano, ukavuga ngewe nakodesheje umuntu inzu, twumvikana ko azanyishyuriza itariki runaka, ntago yanyishyuye, amezi abaye 2, igihe kingana gutya atanyishyura, ese mwamfasha iki? Uramujyanira ukamwereka ikintu ahita akora, ahita araza agafunga iyo nzu. Nicyo kintu cy'umuhesha w'inkiko, araza agafatira ibyo bintu by'uwo muntu, ndetse akabikorera inyandiko, agakora inyandiko igaragaza ibyo afatiriye biri muri iyo nzu, noneho agashiraho ingufuri, nta muntu n'umwe uba wemerewe kuyifungura. Urugero ashobora nko kuza gufunga uwo muntu akamuzanaho urugomo rwinshi, ngo urajya he, uramfungira inzu nkandi. Akenshi baba bitwaje, bakunda guherekezwa n'abapolisi. Rero ushatse kumukorera urugomo, amategeko arabiguhanira, kuko umuhesha w'inkiko ibyo abaje gukora ni ibintu ndetse n'inshingano yemererwa n'amategeko. Niba yanze kukwishyura, ushobora gufata aya masezerano ukajya kure umuhesha w'inkiko, akaza agafatira bya bintu, yamara kubifatira, wowe ikintu uhita ukora nuko bitarenze amasaha 48 uba ukwiye guhita utanga ikirego mu rukiko, ugashyiramo ayo masezerano kugira ngo
bemeze bya bintu byafatiriwe ndetse bemeze wa mwenda agufite kugira bya bintu bihite y'amasezerano atariho kashe mpuruza, bya bintu bihite bigurishwa ubonemo inyishyu yawe n'umuhesha nk'uko abone yishyuye, noneho y'amafaranga asigaye y'ibyo mwagurishije agasubizwa. Niba hari amafaranga asigaye asubizwa kamembe, birumvikana nyiri gufatirirwa ibyo bintu. Noneho reka turebe ikindi kintu cya kabiri. Igihe mutakoze amasezerano wakora iki? Kandi abantu benshi ba landirodi, ba nyiri amazu turi kumwe hano muri iki kiganiro, ndabizi mukunda gutanga inzu mudakoze amasezerano arimo utu tudetaye twose, mugasuzugura amasezerano mugirana n'abantu mukayafata nk'ibintu bisanzwe, ugapfa gukora amasezerano asanzwe. Kanaka witwa Ndayambaje kanaka, nguhaye inzu uzanyishyura amafaranga, unyishyure buri kwezi, amazi n'umuriro uzajya ubyishyurira, bigahita birangira. Atanze kosiyo y'amafaranga runaka, amasezerano ararangira. Siko amasezerano akorwa. Ugasanga barandirodi rwose yakajije, nawe yikajije, ari kuza agafata ingufuri agafunga inzu yawe, ari kuza agafata ingufuri, ibiki n'ibiki bikaba ibibazo, mukaba mwanarwane kwa byavamo urugomo. Si uko nk'uko biba bikwiye gukorwa, ko ibintu byose hari n'icyo amategeko yacu aba abivugaho. Ni nayo mpamvu reka turebe ese igihe batakoze amasezerano ni ikihe kintu bashobora gukora gishobora kubafasha. Igihe kuko ndabizi mwese muri buri kiganiro abenshi muri mwe ntabwo mukunda gutanga inzu mudakoze amasezerano meza nk'uko bikwiye, cyangwa ukanayimuhereza mudakoze amasezerano, mukumva ko ari ugutanga agafagitire gusa bikarangira. Reka turebe ese igihe mutakoze amasezerano wakora iki. Igihe utakoze amasezerano n'umuntu ukodesha inzu, ushobora kumwandikira ibaruwa. Ni sisiteme yo kwiyaranja, ukamwandikira ibaruwa ukamubwira niba yitwa Ndayambaje Faustin, nkwandikiye ibaruwa ngira ngo nkubwire ko utaranyishyura inzu, nagira nkubaze ese uzanyishyura ryari? Uzanyishyura uzanyishyura tariki zingahe? Kubona igihe cyo kwishyura cyarenze ukaba utaranyishyura bizagenda bite? Ukamusaba ko agusubiza mu nyandiko ndetse agashyiramo itariki ya nyayo agomba kukwishyurira iyo myenda mwakoranye. Ukabyandika, ukandika inyandiko nziza, ukamubwira nkeneye ko unsubiza mu gihe kitarenze runaka, menyera igihe uzanyishyurira amafaranga. Noneho icyo gihe iyo agusubije nawe mu nyandiko akakubwira munyihanganire rwose n'ubundi azagusubiza, amafaranga sindayabona, nzayabona itariki runaka, akanabyiyandikiraho ko aza amafaranga azayabona muri iyo tariki. Aya masezerano abakoze bafite imbaraga mu mategeko. Aya masezerano abakoze kuko ni inyandiko yo kwemera umwenda, aba yemeye ko afite uwo mwenda ndetse agapresiza igihe uwo mwenda azawishyurira. Yagushubije mu magambo nka gutyo, ushobora gufata ya nyandiko ye, ushobora gufata ya nyandiko aguhaye na ya nyandiko yawe ukabijyana ukabyereka, ukaba wanamusaba ngwino niba wemeye ko uzanyishyura igihe runaka, ukaba wanatumizaho umunoteri cyangwa ukajya kumureba akaza akemeza izo nyandiko zanyu, kuko biba bimeze nk'amasezerano mugiranye. Noneho iyo tariki yarenga atakwishyuye, nibwo ushobora nawe kwiyambaza wamuhesha w'inkiko akaza agafatira ibyo bintu, noneho ugatanga cya kirego mu masaha atarenze 48 kugira ngo urebe ko wasubizwa ayo mafaranga, kugira urebe ko wakishyurwa ndetse hagatezwa ibyo bintu bye, ugakoramo inyishyu yawe n'umuhesha w'inkiko, hasigara amafaranga mukayahereza uwo nguwo mwatereje ibintu, cyangwa yatasigara nyine akiyaranje ko icyo muba mugamije ari ugukuramo inyishyu y'amafaranga aba atarishyuye. Nuko nkuko bikorwa. Ariko mu gusoza, icyiza numva cyagakwiye kubaho nuko ntagakwiye gukora amasezerano ugakorana amasezerano n'uwo ugurishije n'uwo ukodesheje inzu, kugira ngo bitazabateza ibibazo. Ni byiza ko mukora amasezerano neza, mukoze izo detaye zose, mukareba ku kantu kose kugira ngo bitazabagonganisha, noneho kugira ngo iyo nyandiko igire imbaraga, igire ingufu, mukayitezaho
kashe yo kwa noteri. Iyo inyandiko itejeho kashe yo kwa noteri nk'uko nagiye mbakora mu biganiro byagiye biba, nagiye mbahereza mu minsi yashize, inyandiko itejeho kashe yo kwa noteri iba ifite imbaraga, ndetse aho wayijyana hose iyo nyandiko rwose aba ari inyandiko mpamo ihamya uwo mwenda, iba ifite imbaraga cyane ku buryo bahita bagusubiza ikibazo ufite kigakemurwa, bitarinze kujya mu bintu byo kurwana ngo uramufashe, ngo wanze kunyishyura, umuturumbuye mu nzu, ibintu by'ubitaye hanze, iki n'iki. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuguteranya n'abantu cyangwa bikaguteza ibibazo, bikaba byanatuma murwana bitari bikwiye. Rero icyiza ni uko umuntu niba aje kugushaka ashaka kujya mu nzu yawe, mumuhereza inzu, mukore amasezerano, umwereke ibyo umuhaye byose, unabifotore ubishyire ku mugereka, umwereke ngo uhaye ibi bintu runaka, ngaye n'amafoto yabyo, noneho icyagiye iyo kigeze cyo kuva mu nzu muragenda mukareba, naguhaye ibi bintu runaka, iki kintu ko kitameze uko nakiguhaye, mukakirepara mugendeye no kuri amafaranga ya kosiyo, ashobora no kuba make, yongeraho mukarepara ibyo bintu byose bitameze neza. Ikindi rwose navuga ni uko iyo preyave abantu benshi bakunda kuvuga, nanone kanongere mbisubiremo ngo duhaye preyave y'iminsi ingahe. Iyo preyave aba ari nk'uburyo bwo kwiyaranja abayobozi bashobora kubafashamo kugira ngo bikize impaka, ariko iyo preyave nta hantu iteganywa n'itegeko. Niyo mpamvu niba ugiye gukora amasezerano ni byiza ko mwumvikana preyave, nzaguhereza preyave y'igihe kingana iki, ibyo byose mukabiganiraho mukabyumvikana. Amasezerano yo kugira ngo agire imbaraga, mutazagira ikibazo. Rero mu gusoza, reka nsoze mbashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, ndetse ngusaba kujya ukurikiza ibi bintu kugira ngo utazagira ikibazo uhura nacyo. Ashobora kuba ari ku mazu yo guturamo cyangwa akaba amazu y'ubucuruzi. Ni byiza ko niba ari inzu y'ubucuruzi ushiramo detail par detail, ukavuga ngo nguhaye iki kintu runaka, amafaranga uzajya uyampereza iyi tariki runaka, iki gihe nikigera utampaye amafaranga bizagenda gutyo, akantu kose mukakandika, ndetse mwakoze amasezerano meza ameze neza, yakanga kukwishyura icyo gukora nta kibabwiye. Ushobora kureba umuhesha nk'iki agafatira ibyo bintu, ndetse ugahita utanga ikirego mu rukiko mu gihe kitarenze amasaha 48, akemeza ayo masezerano, agaterwaho kashe mpuruza, ndetse bakemeza n'iryo fatira ryabayeho. Mwarangiza ibyo bintu bikaba byagurishwa, hakavamo inyishyu. Wowe mupangayi, niba ugiye gukora amasezerano, ukora amasezerano neza, ukora amasezerano wayatekerejeho kugira ngo bitazaguteza ibibazo. Nanone ufate inzu iri mu bushobozi bwawe, wirinde amakimbirane n'abo baba bagukodesheje inzu. Murakoze cyane, kambashimire. Niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo bijye bikorohera gukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze, ibihe byiza.